Yesu nashimwe nanone inshuti y'umusaraba mwene data. Turacyaganira kuri Esiteri n'amasengesho ibice bitandatu. Twabonye uburyo ki umwami atasinziriye kandi aravuga ati kuba ntasinziriye ndashakira igisubizo mu bucurabwenge, ngo bajya kureba niba hari umuntu yaba ataragororeye. Mva amasengesho atuma n'Imana ikora, gakora n'ibitari bihari n'ibyagiye kure. Mva ndi gusaba Imana ngo nongere kubona abanyamasengesho. Icyampa we tubana ukaba umunyamasengesho, ukaba umunyamasengesho. Niba wowe ntacyo gusengera ufite, ugasengera abandi bagowe, ugasengera abashingiwe ibiti, ugasengera abagiye kubambwa, ariko urabona ko amasengesho arakora. Urabona ubonye ko amasengesho atanga n'ubwenge. Urimo ubona noho impamvu Esiteri atahise avuga icyo ashaka. Urimo ibibona Esiteri ntacyo aravuga. Wowe icyo wize isaha Esiteri ntabwo aravuga. Isomero mu bice bitandatu umurongo waho wa kane, ngo umwami ngo arabaza ati ninde uri mu rugo. Wibuke ko mu gitondo Hamani abyuka ajya gusaba kwica Moridekayi. Ikintu cyantangaje, yabyukiye muri nibaturi agiye gusaba aganga k'umurokore. Ngo ahageze umwami nawe yarayatareba ntiyasinziriye. Arabaza ati se nta muntu uri hafi aho? Abacurabwenge yababaje ati se nta muntu uri hafi. Ngo umwami arabaza ati ninde uri mu rugo. Kandi ubwo Hamani yarahageze yarahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azabona kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati nazi. Nuko Hamani araza, umwami arabaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Tekereza none, wibuke ko yavuze ko ntawe umuruta, wibuke ko kaza akorera mu nkera. Abajwe ikibazo ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aramubwira ati hari umwami yakunda kubaha kunduta? Hamani aribwira. Abantu bajya bibeshya rwose. Ngo Hamani aravuga ati ngaribwira mu mutima ati se ubundi, ariko ni nabyo yaranibwiye ko yari afite amakuru. Avuga ati se ninde umwami akunda kundusha? Ninde umwami akunda kundusha? Muri ko Hamani yibwiye koko yanavuze ati ninjye. Nuko Hamani rero arasubiza ati umwami ati umwami akunze kubaha nibaza n'imyambaro y'umwami ajya yambara. Tekereza nawe, wumva ukuntu ari umugome. Ngo wazanye kositime zo gusohokana, ntiyanavuze ngo bajye kumugurira imyenda, yaravuze ngo wazane imyambaro y'umwami. Imwibuke imyambaro y'umwami ajya yambara n'ifarashi umwami agendaho itamirijwe ikamba ry'ibwami. ni ukuvuga ngo bamugire umwami, ngo maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe muri abo batwaremo umwami barusha abandi gukomera. Tekereza rero, bayandike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iryo farashi, barangurura imbere ye bati uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Reba ibintu yavuze. Ariko ikintu cyantangaje ni uko umwami abwira Hamani ati ihute wende imyambaro n'ifarashi, uko uvuze ubigenza utyo. Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Ngaho da Esiteri, mwibuke ko amasengesho aratuvugira. Esiteri ntaravuga, Esiteri ntaratanga icyifuzo. Wibuke yuko nimugoroba ari bw'inkeri za kuba Esiteri kaza kuvuga nimugoroba. Buri mwuka w'Imana amubwira ati uretse kuvuga. Urabona ko rero Moridekayi aracyapfuye. Wari uzi ko buriya hari igihe umuntu ajya gusaba agahanga k'umurokore yibwira ngo arapfa, ugasanga Imana yamutekerejeho. Ntabwo abarokore basanzwe. Ikintu gusa gikomeye ni uko tudahagarara mu nshingano z'ubukristo ngo umuntu abe umurokore nyawe utaryarya umutima. Cyo kibazo cyonyine. Ariko ibindi Imana irabyirwanirira
umva uzajya uryamusinzire iyo nta mutima uguca urubanza ibindi byose Imana yabimenye. Imana iguha umugisha, ariko ndashaka kubwira ngo Imana iracyafitiye icyizere abarokore. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, ijoro ukwezi ntuzagutera.